Muraho neza abakunzi bagwiza urukundo TV. Nizeye ko mumeze neza aho muri hose mukurikira kino kiganiro. Uyu munsi dufite ubutumwa bukomeye cyane. Ubutumwa bushobora guhindura ubuzima bwawe mu buryo utigeze utekereza. Se wigeze wibaza impamvu usenga ugafunga amarembo yose y'abadayimoni, ugakora byose uko bikwiye ariko ugasanga nta mpinduka ibayeho? Ese wigeze kumva hari imbaraga zigutambamira ariko ntusobanukirwa aho ziva? Uyu munsi tugiye kuvuga amagambo asanzwe, tugiye kuvuga ukuri kwimbitse, kuri kudakunze kuvugwa ariko gufite imbaraga zo kubohora. Hari ibintu abantu benshi birengagiza ariko mu isi y'umwuka bifite uburemere bukomeye cyane. Byose wahoze ari umurozi akaba n'umupfumu ukomeye abishyize ahagaragara. Niba ushaka kuba umukristo udakorwaho n'imbaraga z'abarozi, niba ushaka kubona impinduka nyazo ku bigendanye n'amafaranga mu buzima bwawe, ugomba kumva ubu buhamya uyu munsi. Bityo ndagusaba gukurikirana neza, ntucikwe n'ijambo na rimwe, kuko rishobora kuba ari ryo rihindura amateka yawe. Ntujye kure. Amazina yanjye ni Chukwudizi kandi nkomokera rwose muri Nigeria. Mu myaka 12 y'ubuzima bwanjye ninjiye mu mwijima mwinshi cyane kurya abantu benshi batashobora no kuwutekereza. Sinari umurozi usanzwe gusa, nari umwe mu bayobozi bo ku rwego rwo hejuru mu itsinda rikomeye ry'abarozi n'abapfumu ryakoraga muri Afurika y'Iburengerazuba. Twari dufite abanyamuryango muri Nigeria, muri Ghana, Togo na Benin. Twahuraga saa sita z'ijoro, twakoraga imihango myinshi abakristo benshi bumvisheho gusa mu mabwire, kandi twari dufite inshingano imwe nyamukuru: guhagarika cyangwa se kubuza no gusenya amasengesho y'abizera. Ariko mbere yuko dukomeza, andika muri comment uti buri sengesho ryanjye ritwikirije amaraso ya Yesu. Nzi ko ibyo byumvikana nk'ibidasanzwe, nzi ko bamwe muri mwe mushobora kwibaza muti ese ibi ni ukuri koko? Kandi ashaka kubabwira ikintu kimwe mu buryo busobanutse neza mbere yo gukomeza. Yego, ni ukuri rwose. Isi y'umwuka si igitekerezo, si n'ikigereranyo, si ikintu cy'ikimenyetso gusa. Ni ukuri k'umwuka uhumeka, kandi hariho amategeko awugenga, amategeko twumviraga, amategeko twakoresheje, amategeko yaduhaga uburenganzira bwo gutera. Abakristo benshi batari bazi uko birinda, ariko hari ikindi mukwiye kumva. Hari abakristo tudashoboraga gukoraho uko twagerageza kose, uko twakora imihango kose, uko twatanga ibitambo byinshi kose, cyangwa uko twahuraga inshuro nyinshi muri cya cyumba cy'umwijima turirimba, tunahamagara imbaraga ntashobora gusobanura cyangwa se kuvugira hano. Hari abizera bamwe batagerwagaho burundu rwose mu buryo bwuzuye, kandi byaduhagarikaga umutima cyane. Ndibuka bwa mbere mpura n'umwe muri bene abo bakristo, yitwaga mwene data Chidima. Yari umuntu usanzwe, yari umwarimu w'ishuri ahantu hitwa Inugu. Ntiyari umuvugabutumwa ukomeye cyane, ntiyari azwi cyane, ntiyari afite umurimo munini cyangwa se gahunda kuri televiziyo. Ariko igihe itsinda ryacu ryamugennye, habayeho ikintu nari narigeze mbona mbere. Ntabwo twashoboraga no kumwegera mu buryo bw'umwuka. Byari nko kuba hari urukuta rw'umuriro rumuzengurutse. Buri burozi twoherezaga bwaragarukaga butamugezeho. Buri muvumo wose twamwoherezagaho wasubiraga iwacu. Buri mwuka wo kumukurikirana twoherezaga wagarukaga udasobanukiwe, utabasha no kubona mu isi y'umwuka. Byari nko kuba ataboneka kuri twe, kandi nagize inyota ikomeye yo kumenya impamvu. Kubera ko burya mu barozi ntidutera abantu ku bushake gusa, turabiga, tugakurikirana imyitwarire yabo, tukareba ubuzima bwabo bw'umwuka, dushakisha aho bashobora gufungukira, ahacitse aho inzugi zifunguye, dushakisha ahacitse aho inzugi zifunguye. Kandi iyo tubonye aho twinjirira, twinjira mu buryo bwemewe. Iryo ni ijambo ry'ingenzi, mu buryo bwemewe. Isi y'umwuka ikora hashingiwe ku mategeko, ntabwo ari ku marangamutima cyangwa urusaku. Ntabwo dushingira ku buryo uvuga cyane cyangwa amasaha umaze usenga, ahubwo dushingira ku mategeko. Kandi iyo umukristo yishe itegeko rimwe ry'umwuka, niyo yaba atabizi, duha uburenganzira bwo kumutera. Nyuma y'amezi menshi yo gukurikirana no kugerageza, amaherezo nasobanukiwe impamvu. Yari afite amategeko 4 mu buzima bwe, ibintu 4 by'umwuka byamurindaga ku buryo tutashoboraga kumugeraho na rimwe. Kandi uyu munsi, nyuma yo kubohorwa kwanjye binyuze kuri Yesu Kristo, ngiye kubahishurira ibyo ayo mategeko 4 atari ukugira ngo mutinye, ahubwo kugira ngo mube nk'uwo mugabo, kugira ngo mube ubwoko bw'abakristo abarozi badashobora gukoraho, ubwoko bw'abizera abadayimoni batinya, ubwoko bw'abarwanyi mu masengesho ubwami bw'umwijima butinya. Ibi si ibitekerezo gusa, si ibintu nasomye mu gitabo. Ibi ni amabanga twe mu itsinda ryacu twari tuzi kandi twangaga, none ubu ngiye kuyabaha. Mbere y'uko mbabwira ayo mategeko 4 ayo ariyo, ndashaka ko musobanukirwa uburyo twakoragamo. Abakristo benshi batekerezaga ko abarozi ari abantu banga Imana gusa, kandi bashaka gukora ibibi gusa. Yego, harimo urwango, yego, harimo no kwigomeka gukomeye kwisumba byose, ariko birenze ibyo, bigira gahunda n'imibare. Ntabwo twari abantu barakaye gusa, twari dufite ingamba
ingamba, twari dufite ibitabo by'amabwiriza, twari dufite uburyo bukurikizwa, twari dufite imiyoboro y'ubutasi bw'umwuka, aho amakuru yasangizwaga hagati y'amatsinda y'abarozi mu bihugu bitandukanye. Iyo umupasiteri muri Kenya yabaga arimo gukomera cyane, twohererezaga amakuru abo mu matsinda yo muri Nigeria, Ghana na Afurika y'Epfo, maze tugategura ibitero. Iyo abakristo babaga bategura ibiterane, twamenyaga igihe amatorero yateguraga amasengesho, hanyuma natwe tugategura ibitero. Twamenyaga igihe abizera biyirizaga ubusa, fasting, kandi twari dufite ingamba zihariye kuri bene ibyo bibazo. Ariko icyo twatinyaga cyane si ibiterane, si amasengesho arangurura cyangwa bavuga cyane, si nuko biyiriza ubusa, nubwo kwiyiriza ubusa byatugoraga cyane. Icyo twatinyaga cyane ni abakristo babaga mu murongo uhoraho w'umwuka, abadasenga gusa iyo bafite ibibazo, ahubwo bagendera mu kwezwa buri munsi, abumva amategeko y'umwuka kandi bakayabamo. Abo bakristo bari inzozi mbi kuri twe. Abo bakristo kandi mwene data Kidima yari umwe muri bo. Reka nkubwire ku itegeko rya mbere, kuko iri tegeko ryonyine iyo urishyize mu bikorwa rifunga 90% by'imiryango ituma abarozi babona uburenganzira ku buzima bwawe. Mu bwami bw'umwijima twasobanukiye ikintu abakristo benshi batari basobanukiwe. Itegeko rya mbere ni ukutababarira. Kutababarira si icyaha gusa, ni amasezerano yemewe n'amategeko. Iyo ufite inzika, uburakari, agahinda cyangwa urwango mu mutima wawe ku muntu runaka, uba usinyanye amasezerano n'isi y'umwijima. Uba uvuga uti nahisemo gufatanya n'ubwami bukorera mu kubabara cyangwa se offense, aho gufatanya n'ubwami bukorera mu rukundo. Kandi ako kanya ubikoze uba udusigiye uburenganzira bwo kukugeraho. Ntabwo tuba twitaye ku buryo usengamo cyane nyuma y'ibyo, ntabwo tuba twitaye ku byanditswe uvuga, ntabwo twita ku majoro umara utakira Imana. Niba umutima wawe utera cyangwa udakeye, amasengesho yawe arafungwa mu buryo bwemewe. Reka nkubwire ibyo twakoraga iyo twibasiraga umukirisitu. Ikintu cya mbere twakoraga ni ugutumaho abantu ngo bakubabaze, bamutera agahinda, bamuhemukire. Ntabwo twari dukeneye kumufata ku mubiri, twari dukeneye kugera ku marangamutima ye. Twateguraga ibihe aho yagombaga guhemukirwa, gutenguhwa, gusuzugurwa cyangwa kwanga. Inshuti magara yarahindukiraga ikamurwanya. Twatumaga umuntu wo mu muryango amuvugaho amagambo amubabaza cyane, kandi twatumaga umuntu umukristo yizeraga mu kazi akwirakwiza ibinyoma kuri we. Twatumaga umupasiteri cyangwa se umuyobozi we bamwe mu mwanya yagombaga kubona. Ntabwo twari dukeneye ibintu bikomeye, agahinda gato nako kari gahagije ku ntego yacu. Intego ni yari ubunini bw'icyaha cyabaye, intego yari ugutera imbuto y'inzika mu mutima we, hanyuma tugategereza. Iyo yakomezaga kugira iyo nzika cyangwa akagumana ubwo burakari, iyo yasubiragamo kenshi muri we ibyo yakorewe, twamugiraga uwacu, kuko buri gihe iyo asenga umutima we wabaga wigabanyijemo kabiri. Umunwa we wavugaga ikintu kimwe, ariko umwuka we wemera ibyo twe tuvuga. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga mu Balewi igice cya 19:17 kugeza kuri 18 havuga hati: ntukangire mwene wanyu umutima wawe, ntukabure guhana mugenzi wawe kugira ngo utagira icyaha ku bwe, ntugahore, ntukagirire inzika abo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ndi Uwiteka. Ndibuka umugore muri Portugal, buri joro saa 6 z'ijoro yasengeraga gukizwa k'umugabo we. Umugabo we yari mu itsinda ry'ibanga ry'abarozi n'abapfumu, kandi umugore we yari abizi. Kandi yasenganaga umwete mwinshi, yasenganaga amarira menshi, yarasengaga akiyiriza ubusa, ariko ntitwamwitagaho cyane. Kubera iki? Kuko buri munsi mbere ya saa 6 z'ijoro twakoraga ku buryo umuntu amubabaza. Rimwe byabaga ari nyirabukwe umuhamagara akamubwira amagambo mabi amukomeretsa umutima, cyangwa byabaga ari umugabo we atahatinze akamwirengagiza. Rimwe byabaga umuturanyi ucuranga umuziki mwinshi hanyuma akamusakuriza kugira ngo amurakaze, bikamubabariza umutima. Yararakaraga igihe saa 6 z'ijoro zabaga zigiye kugera, ku buryo zuzuraga akirakaye. Yarapfukamaga agasenga asengera umugabo we. Amasengesho yabaga yerekeye ku gukizwa k'umugabo we, ariko umutima we wabaga wuzuye inzika n'agahinda. Yarakariraga nyirabukwe, yarakariraga umuturanyi we, yarakariraga umugabo we, kandi kubera ibyo twabaga dufite uburenganzira bwo gufunga buri sengesho ryose yasengaga. Yasengeye umugabo w'imyaka 10, imyaka 10 y'amasengesho ya saa 6 z'ijoro, imyaka 10 y'amarira, kandi nta cyahindutse. Si uko Imana itamwumvaga, ahubwo ni uko umutima we utari usukuye. None reka nkubwire kuri mwene data Kidima. Twagerageje kuri wizo ngamba, zimwe nizo twakoreshaga kuri uwo mugore muri Portugal. Natekerezaga ko inzika izamufata, ariko habaye ikintu nari niteze. Yararize. Natekereje ko nawe inzika umufashe,
ariko habaye ikintu nari niteze. Yararize, yego rwose yararize, yarababaye, yari umuntu. Ariko mbere y'uko izuba rirenga, uwo munsi namubonye mu isi y'umwuka apfukamye mu cyumba cye asenga. Yasenze ku buryo byanunguye. Yaravuze ati, data, uwankoreye ibi byose ndamubabariye. Sinzi impamvu uyu muntu yavuze ibi bintu kuri njye, ariko ndamurekuye burundu, mukuye mu mutima wanjye, ndamuhesha umugisha. Ndasaba ko wamuhumura amaso kandi woroshye umutima we, kandi ndagusaba ko usukura umutima wanjye kandi untunganiriza umutima, umbabarire uburakari cyangwa inzika yose. Suzuma mwami, niba hari icyambabaje kiri muri njye, gikureho nonaha, unandukanye n'ikibi. Hanyuma asengera abanzi be. Yasengeye umugabo wamushinje ibinyoma, yasengeye umuyobozi wemeye ibyo ashinjwa atabanje kubigenzura, yasengeye buri wese wabigizemo uruhare. Kandi kuri uwo mwanya nabonye ikintu mu isi y'umwuka ntazigera nibagirwa. Buri rugi cyangwa se buri muryango twe twagerageje gufungura binyuze muri icyo cyaha rwahise rwifunga. Inzika twe twateye mu mutima we yapfuye itaramera imizi. Kandi amasengesho ya mwene data Kidima y'ijoro yazamutse neza nk'umwambi utyaye. Ntabwo twashoboraga kumuhagarika kuko umutima we wari usukuye. Noneho ndashaka ko usobanukirwa iki kintu. Kubabarira si ibyiyumviro. Mwene data Kidima ntiyari yishimye kubera gushinjwa ibinyoma. Niyumvishe anyuzwe n'umuntu wamubeshyeye, ariko yafashe icyemezo cy'ubushake. Aravuga ati, nahitamo kubabarira, nahitamo kurekura, nahitamo kubirekera Imana ikabikemura. Kandi icyo cyemezo cyafunze urwo rugi cyangwa se uwo muryango. Urabona muri Matayo igice cya 6 umurongo wa 14 n'umurongo wa 15, Yesu yavuze ikintu abakristo benshi bazi ariko bake muri bo bagishyira mu bikorwa. Yaravuze ati, nimubabarira abandi ibyaha byabo, so wo mu ijuru azababarira namwe. Ariko nimutababarira abandi ibyaha byabo, na so wo mu ijuru nazababarira ibyaha byanyu. Ibi si ibitekerezo cyangwa se inyigisho nziza gusa. Iri ni itegeko ry'umwuka. Iyo ubabariye ukangura kubabarirwa kw'Imana mu buzima bwawe. Iyo wanze kubabarira urafunga. Kandi iyo kubabarirwa kw'Imana gufunzwe, amasengesho yawe arafungwa. Kubera ko amasengesho y'umunyabyaha ari ikizira ku Uwiteka. Byoroshye gutyo kandi bikomeye gutyo. Nabonye abakristo basengera breakthrough cyangwa se gutera imbere imyaka myinshi, ariko nta kintu cyahindutse. Si uko breakthrough cyangwa se gutera imbere bitaboneka, ahubwo nuko bafashe inzika y'imyaka 5 ishize, imyaka 10 ishize cyangwa imyaka 20 ishize, bagahora n'inzika mu mitima yabo. Baracyafitiye base uburakari kubera ko babatereranye. Baracyafitiye abo bahoze bakundana inzika kubera ubuhemu. Baracyibuka kandi bagafata nabi ibyo pasiteri cyangwa se undi mukoresha yabakoreye. Baracyafitiye inzika inshuti yabagambaniye. Kandi igihe cyose iyo nzika ituma buri sengesho basenga rifungwa mu buryo bwemewe. Ariko dore inkuru nziza, ako kanya ubabariye urwo rugi rurafungwa. Ako kanya urekuye uwo muntu uba wibohoye nawe. Ako kanya uha umugisha umwanzi wawe cyangwa uhesha umugisha umwanzi wawe. Mwene data Kidima yanyigishije ibitari mu magambo gusa, ahubwo biri mu buzima bwe. Kandi niba ushaka kutagerwaho, niba ushaka kuba umukristo abarozi badashobora kugeraho cyangwa gukoraho, ugomba gukora ibyo mwene data Kidima yakoze. Mbere y'uko usenga iri joro, suzuma umutima wawe. Saba Umwuka Wera akwereke ahari umuntu utarababarira. Hari inzika, uburakari cyangwa se agahinda kihishe mu mpande z'umutima wawe. Niba bihari, birekure nonaha. Ntutegereze, ntuvuge ngo nzabababarira ari uko bansabye imbabazi. Oya, ubabarire nonaha. Bareke nonaha, bahesha umugisha nonaha, hanyuma urebe. Kuko umukristo usenga afite umutima usukuye abatagerwaho ku buryo bwemewe. Icya kabiri, kuko umukristo usenga afite umutima usukuye abatagerwaho mu buryo bwemewe. Mbere y'uko dukomeza ku itegeko rya kabiri, andika muri comment uti, mbabariye umuntu wese wambabaje, wankomerekeje umutima, wangambaniye, wangiriye nabi uyu munsi, mukuye mu mutima wanjye, mu izina rya Yesu ndamubabariye. Itegeko rya kabiri ryatumye mwene data Kidima adashobora gukorwaho n'abarozi. Ni ikintu abakristo benshi bazi ariko kandi birengagiza rwose. Nyamara mu bwami bw'umwijima twagifataga nk'ikintu gikomeye cyane. Iyo twibasiye umwizera
cyari imiterere y'umwuka yo mu rugo rwe. Reka mbisobanure, urugo rwawe si ahantu h'umubiri gusa, ni ubutaka bw'umwuka, kandi buri kintu kiri mu rugo rwawe gifite imbaraga z'umwuka. Bimwe mu bintu utunze bikura kubaho kw'Imana mu muryango wawe. Things that removes the presence of God in your family. Bimwe ntacyo bitwaye, kandi ibindi mu bintu utunze ni amarembo y'imirimo y'amadayimoni. Igihe nari mu barozi, ntitwashoboraga kwinjira mu nzu iyo ari yo yose uko dushaka. Twari dukeneye uburenganzira bwemewe, kandi imwe mu nzira zoroshye twabonaga yabaga ari ukunyura mu bintu runaka umuntu yabaga atunze mu rugo rwe. Iyo umukristo yabaga afite igishushanyo gisengwa mu rugo, twabonaga uburenganzira bwemewe bwo kwinjira mu rugo rwe. Iyo yagiraga imirimbo cyangwa impeta yahawe n'abavuzi gakondo, twabonaga uburenganzira bwo kwinjira mu rugo rwe. Iyo yagiraga imitako yeguriwe imyuka, twabonaga uburenganzira bwo kwinjira mu rugo rwe. Iyo yagiraga amashusho cyangwa imitako igaragaza amashusho ya dayimoni, imyenda ishushanyijeho abazimu cyangwa ibigendanye n'ubusambanyi cyangwa ishushanyijweho abadayimoni, twabonaga uburenganzira bwo kwinjira mu buzima bwe. Ibyo bintu byari nk'imfunguzo byafunguraga imiryango, kandi iyo urugi rufunguwe twashoboraga kohereza imyuka yo gukurikirana mu buzima bwe. Twashoboraga gutera inzozi mbi kuri we, twashoboraga gutera indwara, twashoboraga gufunga amafaranga yinjiraga mu buzima bwe, twashoboraga gusenya imibanire y'abashakanye, byose binyuze mu bintu batunze mu ngo zabo. Ndashaka kubwira ku mugore w'umucuruzi nigeze kwibasira i Mombasa muri Kenya, yitwaga Ehema. Yari umukristo ukomeye, yajyaga mu rusengero buri cyumweru, yatangaga icya-10, yasengaga buri gitondo, ariko ubucuruzi bwe bwarimo gusenyuka, kandi ntiyasobanukirwaga, ariko impamvu twe twari tuyizi. Nyirakuru wa Ehema yari yarapfuye imyaka 3 ishize, kandi mbere yo gupfa yamuhaye urunigi cyangwa se umukufi mwiza cyane, rwari zahabu, rukozwe neza cyane, ruhenze. Ehema yararukundaga, akarwambara ahantu hose, mu rusengero yarabaga rwambaye, mu kazi yabaga rwambaye, n'igihe aryamye yararuraranaga. Ariko icyo Ehema atarazi nuko nyirakuru yari mu itsinda ry'ibanga ry'abarozi n'abapfumu, kandi urwo runigi rwari rwarakoreshejwe mu mihango y'abapfumu n'abarozi. Rwari rwarahariwe imyuka, kandi buri gihe Ehema yarwambaraga, uwo mwuka wabonaga uburenganzira ku buzima bwe. Ntabwo twari dukeneye gukora cyane kugira ngo tumutere. Urwo runigi rwakoraga akazi kose. Ku rusengesho yasengeraga breakthrough cyangwa gutera imbere mu by'amafaranga cyangwa mu bucuruzi, ryarafungwaga. Buri muryango wari ugiye kumufungukira warafungwaga. Buri mukiriya wari ugiye gusinya amasezerano yahitaga ahindura igitekerezo, kandi Ehema ntiyarazi impamvu. Yiyirizaga ubusa agasenga, yatangaga amaturo, yajyaga mu materaniro yo kubohorwa cyangwa se deliverance services, ariko nta cyahindutse. Kugeza umunsi umwe yagiye mu materaniro y'amasengesho, maze umuhanuzi wari uhari mu gusigwa k'umwuka wera ahagarika gahunda igeze hagati, yerekana Ehema ati, hari ikintu wambaye kitari icyawe, cyari cya nyogokuru, kandi kiri gufunga imigisha yose mu buzima bwawe. Jya mu rugo uyu munsi ucyangize. Ehema yaratangaye, aribaza ati, uyu muhanuzi yabimenya ate? Ariko yagiye mu rugo uwo mugoroba, akuramo urwo runigi. Ntiyarujugunye gusa, yararutwitse, yaruciyemo ibice ararutwika, arasenga, kandi asaba amaraso ya Yesu kurutwikira. Uko rwashongaga, kandi abikoze ako kanya, nabonye ikintu kibayeho mu isi y'umwuka. Urugi twakoreshaga kugira ngo twinjire mu buzima bwe rwahise rufungwa. Imyuka yo gukurikirana yari yaroherejwe irahunga, kandi mu byumweru 2 gusa Ehema yasinye amasezerano manini kurusha ayandi yose mu kazi ke. Ibyumweru 2 nyuma y'imyaka 3 y'imibabaro, ibyumweru 2 by'intsinzi, byose kubera ko yakuyeho ikintu cyaduhaga uburenganzira bwo kumutera. Nanone kandi reka ngaruke ku rugo rwa mwene data Kidima. Igihe twafashe icyemezo cyo kumwibasira, ikintu cya mbere twakoze ni ukohereza umwuka wo kumukurikirana, kureba urugo rwe. Ibi ni uburyo busanzwe mu barozi. Imbere yo gutera tubanza gukusanya amakuru, ariko igihe uwo mwuka wageze hafi y'urugo rwa mwene data Kidima, ntiwashoboye no kurenga ku muryango. Kubera iki? Kuko urugo rwe rwari rusukuye mu buryo bw'umwuka. Nta bigirwamana byari birimo, nta mirimbo, nta bintu by'ubwumvikane buke. Buri kintu cyose, buri mutako, buri kintu kiri muri iyo nzu cyari cyareguriwe Imana. Mwene data Kidima yazengurutse urugo rwe icyumba ku cyumba,
asengera buri nguni, asiga amavuta ku muryango wose, atangaza ko Yesu Kristo ari umwami kuri buri hantu hose muri iyo nzu. Kandi si ibyo gusa, ahubwo yitaga ku byo yemereraga kwinjira mu rugo rwe. Abantu bamuhaga impano yabasengeraga mbere yo kuzizana mu nzu. Iyo umwuka wera yamwihanangirizaga ku kintu runaka, yahitaga akivanaho, ntiyitaga ku giciro cyacyo cyangwa ku wumuhaye icyo kintu. Niba kitahesha Imana icyubahiro, nticyagumaga mu nzu ye. Kandi kubera ibyo urugo rwe rwari igihome kitagerwaho n'abarozi. Ntabwo twashoboraga kurwinjiramo, ntabwo twashoboraga kurukurikirana, ntabwo twashoboraga gushyiramo ikintu na kimwe. Ndababwira, abakristo benshi bibaza impamvu amasengesho yabo adakora, impamvu imiryango yabo ihora iterwa, impamvu nta mahoro ari mu ngo zabo. Igisubizo kiri mu gipangu cyabo, kimanitse ku rukuta rwabo, kiri mu isanduku y'imitako yabo. Ugomba kumva ikintu kimwe: umwanzi akurikiza amategeko, akora akurikije amategeko, kandi niba umuhaye uburenganzira bwemewe binyuze mu kintu, azabukoresha rwose kandi azagutera, azakubabaza igihe kinini icyo gihe ukimuhaye ubwo burenganzira. Mu gitabo cya Yosuwa igice cya 7 hari inkuru buri mukristo agomba kwiga. Abisiraheli bari bamaze gutsinda urugamba rukomeye i Yeriko, ariko igihe bagiye gutera umujyi muto wa Ayi baratsinzwe. Kubera iki? Kubera ko umuntu witwaga Kani yari yarafashe ibintu byari byarabujijwe i Yeriko. Yafashe umwambaro mwiza, ifeza n'izahabu, abihisha mu ihema rye. Kandi kubera icyo gikorwa kimwe gusa, ingabo zose za Isiraheli zaratsinzwe. Abagabo 36 barapfuye. Si uko bari abanyantege nke, si uko batari bafite ubuntu bw'Imana, ahubwo nuko ikintu cyavumwe cyaje mu ngando zabo, kandi nta cyahindutse kugeza igihe icyo kintu cyakuweho kigatwikwa. Iryo ni ihame rirakora. No muri iki gihe ushobora gusenga ijoro ryose, ushobora kwiyiriza ubusa iminsi 40, ushobora kujya mu materaniro yose, ariko niba nonaha hari ikintu mu rugo rwawe kidahesha Imana icyubahiro, hari igishushanyo usigaranye kubera ko ari umuco w'iwanyu, hari igikagiro cyangwa se cyama wahawe n'abarozi cyangwa n'abapfumu kugira ngo bikurinde, hari imitako yakoreshejwe mu mihango mbere y'uko uyihabwa, hari amashusho agaragaza iby'abadayimoni cyangwa iby'ubupfumu, hari umuziki cyangwa indirimbo, ibitabo cyangwa filime bihimbaza umwijima, ndakubwiza ukuri kuzaterwa. Iyo ni imiryango ifunguye, abadayimoni bazanyuramo baguterwa. Niba igisubizo ari yego kuri ibyo bintu byose, ugomba kubikuraho iwawe nonaha, sejo ahubwo ni nanaha, si icyumweru gitaha, n'uyu mugoroba. Koranya ibintu byose bidakwiye mu nzu yeguriwe Imana, ubirimbure, bishye niba bishoboka, ubicemo ibice, kandi uko ubikora usenge, uhamagara amaraso ya Yesu. Tangaza urugo rwawe ko ari ubutaka bwera, hanyuma urusiga amavuta. Fata amavuta ya Elayo, unyure mu byumba byose, ukore ku nzugi zose, utangaza uti njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Byandike muri komenti, ubibwire n'abadayimoni byatuza akanwa kawe, uti njye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Uru rugo ni urwa Yesu Kristo. Nta mwuka w'umunyamahanga ufite ububasha hano, nta mwuka wo gukurikirana ushobora gukorera hano. Aha ni ubutaka bwera. Ibyo ubikore kuko umukristo agira urugo rusukuye mu buryo bw'umwuka abatagerwaho. Byandike muri komenti uti urugo rwanjye n'ibintu byanjye byose, akazi kanjye kose mbyeguriye Yesu Kristo. Bitangaze kandi ubyizere, birakora rwose. Itegeko rya gatatu ryatumye mwene data Kidima adashobora kuvumwa ni ikintu mu itsinda twitaga ingabo y'umurongo, shield of frequency. Reka mbisobanure. Abakristo benshi basenga iyo bari mu bibazo gusa, basenga iyo hari ikibazo gikomeye, basenga iyo hari icyo bakeneye, basenga iyo bafite ubwoba. Ariko iyo ikibazo kirangiye, amasengesho arahagarara. Kandi muri ibyo byuho, muri uko guceceka, niho twinjiriraga. Urabona, gusenga si ukugana n'Imana gusa, ahubwo gusenga ni intwaro y'umwuka, ni ingabo, ni agakingirizo. Kandi iyo usenga, buri gihe urema ikirere cy'umwuka gikikije ubuzima bwawe. Nta mudayimoni zashoboraga kubwinjiramo. Ariko usenga rimwe na rimwe, haba hari imyenge, haba hari ibyuho, kandi twe mu bwami bw'umwijima niho twinjiriraga. Twarategerezaga kugeza tubonye icyuho, hanyuma tugatera indwara zitunguranye, tugatera igihombo cy'amafaranga, tugatera amakimbirane mu rushako, agahinda n'urujijo. Ibyo byose twarabiteraga mu rugo iyo twabonaga iyo myenge. Niho twinjiraga
twategerezaga icyuho, twarategerezaga wowe gusenga kwawe ntabwo kwaduteraga ubwoba, ahubwo twarategerezaga igihe ucogoye, igihe ushyizemo imyanya, igihe ushyizemo ibyuho, muri iyo myenge niho twinjiraga. Gusenga ni nko guhumeka, ntabwo uhumeka gusa igihe ubishatse, ahubwo uhumeka buri gihe, kuko iyo uhagaritse guhumeka urapfa. Niko bimeze no mu buryo bw'umwuka, ntushobora gusenga gusa igihe uri mu bibazo. Kidima yabaye utagerwaho kuko yizira ibanga ryo gusenga buri gihe. Yatangiye gushyira mu bikorwa amaraso buri munsi. Mu gitondo yikingizaga amaraso, nijoro mbere yo kuryama yasabaga amaraso ku rugo rwe, mbere yo gutembera yashyiraga amaraso ku rugo rwe, kandi ntitwashoboraga kongera kumukoraho. Reka nkubwire kuri mwene data Kidima, ntiyamenye gusa ibijyanye n'amaraso, yabayeho ari munsi y'amaraso. Buri gitondo amagambo ya mbere yavugaga ni nsabye amaraso ya Yesu ku buzima bwanjye. Mbere yo gusohoka mu rugo yahagararaga ku muryango akavuga ati nditwikiriza amaraso ya Yesu, ndatwikiriza umuryango wanjye amaraso ya Yesu, ndatwikiriza urugo rwanjye, ubuzima bwanjye, amafaranga yanjye, akazi kanjye, amaraso ya Yesu. Mbere yo kuryama yasigaga amavuta ku miryango akavuga ati kubw'amaraso ya Yesu nta kibi cyinjira muri iyi nzira ijoro. Igihe yasengeraga abanyeshuri be yaravugaga ati sabye amaraso ya Yesu ku mwana wese uri mu ishuri ryanjye. Yari afite umugambi, yari asobanutse rwose. Yasobanukiwe ko amaraso atari inyigisho gusa, atari intwaro y'umwuka, atari ukubera ibyo ntitwashoboraga kumukoraho. Ndibuka igihe umwe mu bayobozi b'itsinda ryacu yarakajwe cyane na mwene data Kidima, maze ahitamo gukora umuhango wihariye, umuhango mubi cyane kandi ukomeye, wasabaga igitambo cy'ihene saa sita z'ijoro mu kwezi kuzuye. Ibi si ibintu byoroheje. Iyi yari imwe mu mivumo ikomeye twashoboraga kohereza. Twahuriye hamwe turaririmba, duhamagara imbaraga, dusuka amaraso y'ihene, dutangaza umuvumo w'urupfu kuri mwene data Kidima. Ndeba mu isi y'umwuka ngo ndebe ibigiye kuba, ariko nta cyabaye. Umuvumo twohereje ntiwigeze umugeraho, byari nk'aho ari ingabo itagaragara imukikije. Hanyuma ndabibona, amaraso ya Yesu yari ameze nk'ikintu gitukura kimuzengurutse hose, kandi ako kanya umuvumo ugeze kuri ayo maraso wahise uburizwamo. Nta mbaraga wari ufite, ntacyo washoboye gukora. Twasutse amaraso y'ihene, ariko we yari akingiwe n'amaraso y'umwana w'Imana, kandi nta kubigereranya rwose. Mu Byahishuwe igice cya 12 umurongo wa 11 havuga ko bamunesheje kubw'amaraso y'umwana w'intama no kubw'ijambo ryo guhamya kwabo. Ijambo bamunesheje rifite imbaraga cyane. Ntibivuze ko barokotse gusa, ntibivuze ko barokotse ku buryo bugoye. Rivuga ko bamunesheje, batsinze umwanzi gute? Kubw'amaraso y'umwana w'intama. Si kubw'imbaraga zabo, si kubwo gukiranuka kwabo, si kubw'amasengesho yabo cyangwa kwiyiriza ubusa kwabo, ahubwo kubw'amaraso. Kandi niba ushaka kutagerwaho, niba ushaka kuba umukristo nta ntwaro yakurwanya izatsinda, ugomba kwiga gushyira mu bikorwa amaraso buri munsi. Saba amaraso, ubivuge n'ijwi riranguruye uti nditwikiriza amaraso ya Yesu, ndatwikiriza umuryango wanjye amaraso ya Yesu, ndatwikiriza urugo rwanjye, ubuzima bwanjye, amafaranga yanjye, umurimo wanjye, amaraso ya Yesu. Mbere yo kuryama tangaza uti kubw'amaraso ya Yesu nkuyeho inzozi mbi zose, senya inzozi mbi zose, ndasenya imyuka yose yo gukurikirana, siba imanza zose. Iyo ugiye gutembera itwikiriza amaraso ya Yesu, vuga uti nsabye amaraso ya Yesu kuri uru rugendo. Ndatwikiriza imodoka yanjye amaraso ya Yesu, ndatwikiriza buri muntu uyirimo amaraso ya Yesu. Nta manuka, nta kibi kidukurikirana mu izina rya Yesu. Iyo usengera abana bawe bivuge, vuga uti nsabye amaraso ya Yesu ku muhungu wanjye no ku mukobwa wanjye. Nta ntwaro yabaremewe izatsinda, bakingiwe n'amaraso mu izina rya Yesu, amena. Iki kiganiro gisangiza abandi, dukureho imikorere y'umwijima. Andika muri comment uti nditwikiriza amaraso ya Yesu. Imana ibaho umugisha, namwe muheshe abandi umugisha, mubasangije cyangwa se muboherereze iki kiganiro. Aya mategeko nuyakurikiza uzaba igihome kitagerwaho n'umwanzi. Mugire amahoro, Imana ibaho umugisha. Salam, shalom. Murakoze cyane.